gice cy'imideri, fashion n'ubwiza turakuganiriza ku nkweto. Kwirata. Bamwe muri mwe mukurikiye ikiganiro harimo abakubitiwe ku ishuri na mwarimu abashinze amakosa 3: ubwibone, ubwirasi no gutera abandi ishyari, kubera ko mwaje ku ishuri mwambaye inkweto. Kuri iyi ngingo hari n'abakubitiwe kuzambara ejo bundi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21. Abasirimutse mwazambaraga mugiye mu ruhame, mu bukwe, ku kiliziya no gusura inshuti n'abavandimwe. Ariko nanone ntibivuze ko hari abazambaraga buri munsi ahantu hose, ariko abo bari bake. Kuva kera inkweto ni umwambaro kenshi werekana icyiciro cy'imibereho umuntu abarizwamo, statut social. Gusa nyuma zaje kuba umwambaro ujyana n'ibigezweho, kurimba. Amateka y'inkweto uko ibihe byagiye bisimburana mu binyejana bitandukanye agaragaza ko mu mwaka w'1938 inkweto zizwi nka sandali zamenyekanye mu myaka iri hagati ya 700 na 800 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Zakuwe mu buvumo bwa Fort Rock muri leta ya Oregon muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uru rukweto rukuze ku isi rwavumbuwe muri Amerika mu mwaka wa 2008. Bikeka ko rwakoreshejwe mu myaka 3500 mbere ya Yesu. I Roma ho mu gihe cya kera wasangaga sandali zitandukanye abantu baho n'ababaga baratwaye ubunyago mu bucakara kuko batari bemerewe kwambara inkweto. Nyuma ariko byaje guhinduka, aho kwerekana ko abantu barutana mu bukungu, inkweto zihuzwa n'ibijyanye n'imideri zigaherekezwa n'imyambaro myiza yiyubashye. Mu kinyejana cya 13 inkweto zahinduriwe isura, hagerwaho izifite izuru risongoye, aho wambaye iz'ubwo bwoko yabaga ari mu cyiciro cy'abakungu. Umwami we akaba yarambaraga urusongoye cyane kurusha abandi. Inkweto ziratangaje, hari byinshi ushobora kuba utazi ku nkweto wambara. Wowe uragura ukambara ukarimba ukaberwa gusa ukumva nibyo. Icara nkucire ku mayange ku mateka y'izo nkweto wambara cyangwa se izo uhora urota guhaha ukabangamirwa n'ubushobozi. Inkweto za taro, inkweto ndende zigezweho ku badamu b'abasirimu, ziriya ku ikubitiro zari ikirato cy'abagabo. Abagabo nibo babanje kwambara inkweto za taro. Mu kinyejana cya 10 abagabo bagendaga ku ifarashi bakeneraga inkweto zifite taro ndende kugira ngo amaguru ataza gucomoka ku rufatiro bagahanuka. Kubera ko gutunga ifarashi byari ikimenyetso cy'ubukire, n'inkweto za taro zatungwaga n'abagabo b'abakire kuko aribo bagendaga kuri izo nyamaswa. Mu Rwanda mu mwaka w'1908 mu mateka y'inkweto nibwo hamenyekanye ubwoko bw'inkweto bita pantoufle buzwi nka canvas. Hari abagore n'abakobwa baharaye ubwoko bw'inkweto zifite imishumi yenda kugera mu mavi. Izi nkweto zikomoka ku bakinnyi b'ikinamico bo mu Bugereki. Abakinnyi b'ikinamico bo mu Bugereki iyo bajyaga kwiyerekana imbere y'imbaga bambaraga inkweto zituma ababareba babatandukanye. Ikigo Kennedy Center kivuga ko abakinaga ikinamico zibabaje bambaraga izo nkweto ndende zifite imishumi miremire, naho abakina izisekeje bakambara amasogisi gusa. Muri iki kinyejana turimo inkweto bita sneakers biva ku nshinga y'icyongereza to snake, bisobanura kugenda bucece cyangwa se komboka. Izi ni zimwe mu nkweto zigezweho kuri ubu. Kuki zahawe iri zina? Zahawe iri zina kuko umupira wazo utagenda usakuza. Ahagana mu myaka y'1800 abantu benshi batangiye kujya bita izo nkweto sneakers, bituruka ku nshinga to snake nkuko nabigarutseho hejuru. Ibi ngibi bikaba bisobanura kugenda bucece cyangwa se kugenda bwombe. Ibi babizitaga cyangwa se babizita kubera ko zari zifite imipira yoroheje, bigatuma abazambaye bagera aho bashaka ntawe bumvisha. Umukinnyi wa filime Audrey Hepburn yashatse ko inkweto za godasi zigaragara neza ku bagabo kimwe no ku bagore. Muri filime bise Funny Face
yakinwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 57, bituma benshi bongera gukunda izi nkweto batangira kuzambara. Godas zarakunzwe cyane mu bice bitandukanye by'isi, kugeza n'uyu munsi ni inkweto umusore cyangwa inkumi yambara kumva yarimbye. Uyu munsi umuraperi wambwira ko atarambara inkweto bita timba namukemanga, nta nubwo natinya kumubwira ko atari umuraperi wa nyawe. Timba cya Timbaland ni ubwoko bw'inkweto abaraperi bakunda. Ibi bigatuma na benshi mu rubyiruko bazikunda cyane ko ahanini usanga ari nabo bakunda iyo njyana ya hip hop. Izi nkweto zakomotse kuzitwa Dr. Martinez cyo kimwe n'izitwa Safari. Izi zakorewe imirimo y'ingufu mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 60. Dr. Martinez ni inkweto ikomeye y'uruhu yahanzwe n'abagabo b'Abadage babiri, aribo Dr. Martinez n'inshuti ye Dr. Falk. Yamamajwe cyane mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 60 mu Bwongereza nk'iberanye n'abagabo bakora akazi k'ingufu. Kuri ubu izo bijya gusa ni izitwa Safari cyangwa se Timbaland, zose zizwiho gukomera cyane. Abantu babayeho mu bihe bya Aburahamu cyangwa basogokuruza, uyu munsi yisanze ku isi ntabwo yaba azi gutandukanya inkweto y'iburyo n'iy'ibumoso. Ibintu bizwi n'umwana w'imyaka 3 kuri 2. Gutandukanya urukweto rw'iburyo n'urw'ibumoso bimaze imyaka itagera kuri 200 bimenyekanye. Kugeza mu myaka y'igihumbi kimwe magana 850 inkweto y'uburyo yasaga n'iy'ibumoso. Akenshi byaragoranaga kwambara urukweto rushya kubera ko ikirenge cyabyimbaga. Kurimba no guhendwa ni ibintu ntasigana. Abahanga mu kureba umushahara uhembwa bawupimira mu rukweto wambara ujyana ku kazi cyangwa se ujyana gusura inshuti. Ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga beso.com bwagaragaje ko abagore benshi bahembwa umushahara utubutse bambara inkweto za taro ndende kuko arizo ziyubashye, naho abahembwa uciriritse ntibabikozwe, ariko siyo mahitamo yabo. Abagore bakunda kugura inkweto rimwe na rimwe batazikeneye, ahubwo ari ukugira ngo bazibike gusa. Impuguke Susanna Ferris yemeza ko iyo umugore aguze inkweto ubwenge bwe buhita butekereza cyane kuzibika kurusha guhita azambara. Ngo niyo mpamvu uzasanga abagore babika inkweto ahantu heza cyane kandi bakazishyira ku murongo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mugore atunze nibura imiguro y'inkweto 20. Ubushakashatsi bw'urubuga Voucher Code bwakorewe ku bagore 2352 bafite hejuru y'imyaka 18 bwerekanye ko buri umwe atunze imiguro y'inkweto 20, ariko iyo ahora yambara ngo ntagirenga 3. No mu bihanga njyari inkwakuzi, uyu munsi inkweto wambaye irahenze ariko ntiyageza. Urukweto rwa mbere ruhenze ku isi rwacurujwe $6,600. Ni urukweto rwakinishijwe muri filime Wizard of Oz. Filime yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 39. Uru rukweto rwagurishijwe mu cyamunara mu mwaka wa 2000. Rutangwaho $6 y'Amerika 660. Aho ugenekereje ukayavunja mu manyarwanda abarirwa muri miliyoni 560. Ushaka ibirenze ibyo nakubwiye ku rukweto ku nkweto, sura urubuga nka Lifehack, Huffington Post cyangwa se Wawatawia. Nanjye nizo nasuye. Ariko ushaka kongera kumva iki cyegeranyo wasura YouTube channel bita Tunga 250. Nge ni Tunga Peter, komeza unogerwe n'ikiganiro.